naguhanya nande Uwiteka Mana, naguhanya nande Uwiteka Mana. Ntekereje aho wankuye, reba aho ungejeje, numva nuzuye amashimwe umutima wanjye. Ntekereje aho wankuye, reba aho ungejeje, numva nuzuye amashimwe umutima wanjye. Uri Mana ireba umuntu, ukamenya uko ameze, ugahindura umubabaro mo ibyishimo. Ahari ukwiheba uhashyira ibyiringiro, ukwiriye amashimwe, ukwiriye amashimwe. Uri Mana ireba umuntu, ukamenya uko ameze, ugahindura umubabaro mo ibyishimo. Ahari ukwiheba uhashyira ibyiringiro, ukwiriye amashimwe, ukwiriye amashimwe. Ndavuga Imana yakuye Abisirayeli muri Egiputa, ikabambutsa inyanja itukura. Aho yankuye hari kure, ntabwo mfite bw'ejo hazaza. Ndavuga Imana yakuye Abisirayeli muri Egiputa, ikabambutsa inyanja itukura. Aho yankuye hari kure, ntabwo mfite bw'ejo hazaza. Uri Mana ireba umuntu, ukamenya uko ameze, ugahindura umubabaro mo ibyishimo. Ahari ukwiheba uhashyira ibyiringiro, ukwiriye amashimwe, ukwiriye amashimwe. Uri Mana ireba umuntu, ukamenya uko ameze, ugahindura umubabaro mo ibyishimo. Ahari ukwiheba uhashyira ibyiringiro, ukwiriye amashimwe, 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 ukwiriye amashimwe.